Iyi ni Ingando online muteze amatwi. Uretse kudusanga hano kuri YouTube, mushobora no kudusanga ku rukuta rwa Facebook cyangwa kuri Instagram yacu mwandika ijambo Ingando online. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye ari bwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukamukunda ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi tugiye kugaruka ku busobanuro bw'inzozi zifitanye isano no kurota imbwa mu buryo butandukanye. Kurota imbwa bigira ubusobanuro butandukanye bitewe n'impamvu zinyuranye, bitewe nanone n'ibara iyo mbwa yari ifite cyangwa icyo wabonaga iyo mbwa iri gukora mu nzozi. Nubwo rimwe na rimwe hari abatabyizera ko cyangwa bakabyemera mu buryo butandukanye, kurota imbwa bishobora kuba ikimenyetso cyo kwizerwa. Bishobora nanone kuba ikimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso cyo guca bugufi, ikimenyetso cyo kurindwa, ikimenyetso cy'ubwenge buhambaye, cyangwa kurota imbwa bikaba ikimenyetso cy'ubugwari cyangwa ubugome burengeje urugero. Mbere y'uko twinjira mu busobanuro burambuye bwo kurota imbwa mu buryo butandukanye, reka tubanze dusobanure ibi ngibi tumaze kuvuga. Hano mu gihugu cyacu ntabwo abenshi muri twe bakunda imbwa, kuko abenshi bemera ko imbwa ari igisimba kibi, kugeza ubwo n'iyo umuntu w'umugabo akora ibintu bidafitutse by'amafuti, bagenzi be bashobora kumutuka bakamubwira ko ari imbwa cyangwa imbwakazi niba ari igitsina gore. Hari imvugo ya kera ariko yamenyekanye cyane ivuga ngo uzagaburira imbwa mu minsi 3 izakwibuka mu myaka 3. Hakaba n'indi mvugo yuzuza iyo ivuga ngo uzagaburira umuntu imyaka 3 azakwibuka mu minsi 3. Uramutse utekereje kuri izi mvugo zombi, ushobora gutekereza kuri ibi bintu bikurikira. Ni iki gituma ushobora kugaburira imbwa iminsi 3 ariko mwakongera guhura nyuma y'imyaka 3 iyo mbwa ikabikwibuka, ikanibuka yuko wayigaburiye mu myaka 3 ishize? Imbwa iribuka kandi igaha agaciro buri kintu cyose ibonye, yaba ikintu cyiza cyangwa ikintu kibi, kandi igashobora kubyibuka mu gihe cy'imyaka myinshi iri imbere ntibyibagirwe. Byibuze imiryango igera kuri miliyoni 46 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byibuze muri buri rugo habarurirwa imbwa imwe. Ibi bigaragaza urukundo benshi muri twe bakunda imbwa nk'itungo rifite ubwenge n'ubuhangange buhambaye, kugeza hari ibyo zifasha abantu bo ubwabo baba badashobora kwifasha. Bitewe n'ibyiyumviro bihanitse byayo byo kwihumuriza ibintu bitandukanye imbwa ifite, imbwa ishobora gukoresha amazuru yayo mu gutahura ahantu hari ibisasu. Ishobora gutahura ahantu hari ibiyobyabwenge biri mu bwoko butandukanye. Ishobora kwinukiriza ku muntu ikamenya ko uwo muntu afite ubwoba buri ku rugero runaka, cyangwa ikamenya ko mu maraso ye harimo ibiyobyabwenge runaka, bityo bikayiha ubushobozi buri ku gipimo kiri hejuru cyo gutahura abagizi ba nabi n'abakoresha ibiyobyabwenge, ku buryo abashinzwe umutekano baziyambaza mu gucunga umutekano ku biga by'indege n'amagare ya moshi cyangwa ahandi hantu hatandukanye. Kuba tuvuga ibi ntabwo ari uko twavuye ku murongo wacu wo gusobanura inzozi zifite aho zihuriye no kurota imbwa mu buryo butandukanye, ahubwo ni uko kurota imbwa, kugira ngo ushobore gutahura ubusobanuro bw'izo nzozi, biba bifitanye isano n'uburyo uyifatamo mu buzima bwawe busanzwe. Uko uyifata mu buzima bwawe busanzwe nibyo byaguha ubusobanuro burambuye bitewe n'uko wayirose. Reka noneho turebe ubusobanuro butandukanye bw'inzozi zifitanye isano no kurota imbwa mu buryo butandukanye abantu benshi bakunda kurota. Reka duhere ku kurota imbwa ikwirukankana ikakuruma ahantu runaka. Kurota imbwa ikwirukankana ikakuruma, by'umwihariko iyo ukurumye ku kiganza, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko hari ibintu wishinja wagizemo uruhare ariko bikaba bitaragenze neza nk'uko wabishakaga. Aba ari ikimenyetso cyo gutsindwa. Ariko iyo urose imbwa ikwirukankana ikakuruma ahandi hantu hatari ku kiganza, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko uri wa muntu utigirira impuhwe, cyane cyane ku bijyanye no kuba wakwiyitaho cyangwa ngo wirinde.
aba ari ikimenyetso kigaragaza guhubuka no gukora ibintu byashyira ubuzima bwawe mu kaga, nko kuba watwara imodoka ufite umuvuduko mwinshi cyangwa ukayitwara wasinze. Ni mu gihe iyo urose imbwa ikuruma ku gatsinsino, aba ari ikimenyetso gisobanuye ko hari ibintu utari uzi uba ugiye kuzamenya mu minsi iri imbere. Reka dukomereze ku kurota ubona wirukana imbwa. Kurota wirukana imbwa mu nzozi birimo ubusobanuro bubiri bw'ibanze. Uburyo bwa mbere ni ukurota ubona wirukana imbwa uzi, nk'imbwa yo mu baturanyi cyangwa indi mbwa usanzwe ubona muri karitsiye aho utuye. Kurota ubona wirukana imbwa uzi aba ari ikimenyetso kibi kigaragaza ko mu minsi iri imbere hari umuntu uzagambanira ukamutakariza icyizere, cyangwa nawe akakugambanira akagutakariza icyizere. Aha nk'urugero, ushobora kuba waragurije umuntu amafaranga akanga kukwishyura bigatuma mushwana cyangwa ukamutakariza icyizere. Byanashoboka ko hari igihe uwo muntu yashaka kukwirukanisha ku kazi cyangwa akakubeshyera mu bundi buryo, cyangwa akaba ari wowe ubikora. Mu gihe bimeze uku, ushobora kubona wirukana imbwa mu nzozi. Uburyo bwa kabiri ushobora kubona wirukanamo imbwa mu nzozi ni ukwirukana imbwa y'ishyamba ubona utigeze ubonaho ahantu na hamwe. Iyo bimeze uku, aba ari ikimenyetso kigaragaza amakimbirane hagati mu muryango wawe cyangwa hagati yawe n'abandi bantu bagukikije, ariko mufite ikintu muhuriyeho, nko kuba mwiga ku kigo kimwe, abaturanyi, cyangwa abo mukorana ku kazi runaka. Reka dukomereze ku kurota ubona wica imbwa. Kurota wica imbwa ni ikimenyetso cyo guhishanya ukuri hagati y'umuntu n'undi, ariko cyane cyane hagati y'abantu bakundana. Mu gihe urose wica imbwa, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko hari ibintu burimo guhisha kugira ngo hatagira umuntu ubimenya, cyangwa bikaba ikimenyetso cyo guhisha amarangamutima. Dufashe nk'urugero, hari igihe ushobora kuba ukunda kunywa inzoga cyangwa itabi, ariko mukundana atabikunda. Hanyuma kugira ngo atazabimenya, ukagerageza uko ushoboye kose ngo atazabimenya, ukajya ubikora aho atareba, ukabihisha, ukajya uhora urwana no kubihishahisha. Biranashoboka nanone ko ushobora kuba ukunda kumuca inyuma we, yagusaba ukamwima kugira ngo atamenya ko ubikora. Ushobora nanone kuguza amafaranga mugenzi wawe, ariko ukamusaba ko atazabibwira uwo mubana cyangwa mukundana, ukamusaba kubigira ibanga kugira ngo atazabimenya. Akenshi iyo umuntu afite iyi mico, birashoboka ko inshuro nyinshi iyo arota abona ari kwica imbwa. Noneho reka turebe kurota ubona imbwa yapfuye ariko atari we wayishe kandi ntumenye n'icyayishe. Kurota imbwa yipfishije ariko utazi icyayishe ni ikimenyetso kibi kigaragaza ko umuntu aba arimo kugenda atakaza umutima wa kimuntu. Akenshi inzozi nk'izi zikunda kugaragara mu bantu bafite abantu babahemukiye ku buryo bumva nabo bahemukira abandi, cyangwa bakarahira yuko nta muntu n'umwe bazagirira neza, ahubwo ko bazajya biyitaho bo ubwabo gusa. Kurota inzozi nk'izi biba bifitanye isano no kumva waratakarije icyizere rubanda, kuko waba utekereza ko abantu bose bakwanga. Hari abantu barota inzozi nk'izi bakibwira ko bisobanuye ko hari umuntu ugiye kubaruga, ariko ntabwo ari ko bimeze. Kurota imbwa yapfuye utazi icyayishe biba biguhamagarira kuva ibuzimu ukajya ibuntu. Hari ubundi buryo ushobora kurota imbwa, aho ushobora kurota ubona woroye imbwa kandi uyikunda cyane, cyangwa uyanga wumva utayishaka. Iyo mu nzozi ubonye woroye imbwa ariko ukabona nta rukundo uyifitiye kandi ari iyawe, ukumva ntuyishaka ku buryo uba wumva wanayica, inzozi nk'izo aba ari ikimenyetso cyo kwitakariza icyizere no kumva udashoboye, cyangwa no kumva wacitse intege zo gukora ibintu runaka. Dufashe nk'urugero, ushobora kuba umaze kudepoza ahantu henshi hanyuranye ushaka akazi, ariko bikanga ntukabone, ukumva ucitse intege zo kuzongera kudepoza ahandi hantu. Iyo bimeze bitya, bishobora gutuma ujya ukunda kurota woroye imbwa ariko ukumva nta rukundo uyifitiye. Ariko iyo urose ubona woroye imbwa kandi uyikunda,
aba ari ikimenyetso cy'uko uri wa muntu udakunda kuva ku izima, ahubwo ugerageza amahirwe yose abonye kugeza bikunze. Ni mu gihe ariko nanone ushobora no kurota wari woroye imbwa uyikunda cyangwa utayikunda, ariko ukabona yapfuye utazi icyayishe. Ibyo byo biba bisobanuye ko hari impinduka zigiye kuba, nko kuba waba ugiye kuzimuka aho utuye, guhindurirwa imirimo wakoraga, cyangwa kurangira k'umubano wari ufitanye n'umukunzi wawe n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. Uretse kuba umuntu ashobora kurota imbwa mu buryo butandukanye, hari n'ubundi busobanuro bwo kurota imbwa ugendeye ku ibara iyo mbwa yari ifite. Urugero, kurota imbwa y'umweru. Iyo urose ubona imbwa y'umweru, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko umukunzi wawe agukunda cyane kandi akwizera. Gusa biranashoboka ko ataba umukunzi wawe, akaba undi muntu muganira ugufitiye icyizere. Kurota imbwa y'umukara byo ni ikimenyetso cyo kumenya no gusobanukirwa ukuri. Kurota imbwa y'igitaka byo bisobanuye ikimenyetso cy'umubano n'ubucuti bukomeye buba buzaramba. Iyi ni Ingando Online mukomeje gutega amatwi. Uretse kuba mwadusanga hano kuri YouTube, mushobora no kudusanga kuri page yacu ya Facebook no kuri Instagram, hose ni Ingando Online. Niba hari izindi nzozi warose zifitanye isano no kurota imbwa ariko ukaba utabonye ubusobanuro bwazo muri iki kiganiro, watwandikira ubinyujije hamwe muri aho cyangwa ukabinyuza mu mwanya wagenewe comment. Tuzabisoma maze tugusubize. Niba wakunze iki kiganiro, ushobora kubigaragaza uduha like ndetse ukanagisangiza abandi. Niba udukurikiye utarakora subscribe, kanda aho handitse subscribe, nurangiza wemeze kunzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro gishya turangije kugutegurira. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.